Ubuzima bwa gikristo ni ubuzima bwo gutegereza. Dutegereje kugaruka k'umwami Yesu ngo akureho icyaha n'ingaruka zacyo zose. Ariko kandi no mu buzima bwacu bwa buri munsi dukomeza gutegereza Imana kugira ngo isubize amasengesho yacu atandukanye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa rero ni inkuru z'uruhererekane, ariko uruhererekane rugenda rwisubiramo, aho tubona abantu bumva inkuru nziza yuko Yesu ari umukiza bakizera, bakwizera bagahabwa Mwuka Wera, maze Mwuka Wera akabaha imbaraga zo kujya guhamya. Abo bahamirije nabo bakumva inkuru bakizera, bakwizera nabo bagahabwa Mwuka Wera, nabo Mwuka Wera akabaha imbaraga zo kujya guhamya. Bityo ugasanga biri kuba ahantu hatandukanye, ariko n'ibyo bintu bitatu bikomeza bigaruka: kwizera, guhabwa Mwuka Wera ndetse no kujya guhamya. Ku itorero rya mbere rero, hagati yo kwizera no guhabwa Mwuka Wera habayemo igihe cyo gutegereza. Inyigisho yacu y'uyu munsi rero turaza gutinda kuri iki gihe cyo gutegereza. By'umwihariko turaza kubona ibintu bibiri byafashije itorero rya mbere muri iki gihe cyo gutegereza. Ni ibintu byabafashije gusingira bya bindi bari bategereje. Birumvikana ni ibintu nawe byagufasha mu bihe byawe byo gutegereza Imana bitandukanye. Ni karibu rero.